Bettina Giramata Haisa umwe mu banyeshuri bitabiriye ibiganiro byateguwe n'uyu muryango avuga ko byatumye arushaho kumva ko ejo hazaza he ahafitemo uruhare runini biciye mu kwigira icyizere. Jewe nigiraga icyizere ariko hari imipaka nagezagaho. Hari ibyo numva yuko nashobora ariko hari n'ibindi numva ko ntashobora bitewe nuko imbaraga zanjye numva ko zikiri hasi. Ariko kubw'iki kiganiro numvishemo yuko ibintu byose bishoboka. Mbe umukobwa mbe umuhungu mbe meze gute mbe ndi umukene mbe ndi umukire numva yuko ibintu byose nabishobora as long as nkizemo imbaraga nyinshi n'ubushake byose nkabishyiramo nabigeraho. Ruzibiza Fred nawe ni umunyeshuri ga mwaka wa 5 avuga ko nk'urubyiruko rukunze guhura n'ibishuko byinshi bavanyemo isomo ryo gushikama ku ntego bityo bikazabafasha mu nzira yo kwiteza imbere. Nko kunywa inzoga, kunywa amatabi n'iki byose uburyo bishobora kutubuza kugera ku ntego cyane cyane nko muri na myaka tuba turimo nuko iyo ubinyweye bikakubamo byinshi ujya kumva ukibeshya ko papasi yawe ari ukubaho muri ubwo buryo, ari ukubaho uri umusinzi, ari ukubaho uri umunywatabi n'iki. Ariko ikintu bagarukagaho cyane nko ku rubyiruko nuko byatwigisha ko byamuhindaringa kugeza ku ntego ze, ahubwo intego ye ari ikintu agomba gushikama agakomeraho. Agaba Bruno ukuriye umuryango Purpose Rwanda akangurira urubyiruko muri rusange kwirinda ibibarangaza ahubwo bagaharanira kugera ku cyateza igihugu cyabo imbere. Ubutumwa dutanga nuko umuntu cyambere abanza amenye ko hari icyo yemewe ko bacyo, hari icyo yemewe gukora muri society. Impamvu dufite mu gihugu imibare ibara abantu bose no kuvuga ngo hari icyo batezeho buri muntu wese, ari umusaruro bateze ku buri muntu. So ubutumwa no kuvuga ngo bagerageze bave muri ibi bibazo, embracing bagira ubuzima bwubakiye ku mitekerereze myiza, imyumvire myiza n'intego, ariko cyane cyane bava muri addictions zibangiriza ubuzima. Naho ibindi byose baraza gushoboka. Nkuko bigaragazwa n'abagize umuryango Purpose Rwanda ngo zimwe mu nzitizi rumwe mu rubyiruko rugihura nazo zituma rudatera imbere ngo no kutagira intego no kutagira imitekerereze myiza ireba kure. Tereza Singizwe, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara.